subscribe to the Rich Official YouTube channel. Don't forget to like, share, and subscribe. Then click on the notification bell so that you are notified whenever a new video drops. Hello bakunzi ba The Rich Official, uyu munsi nkuko mbona hano kuri kamera zacu hari Vicky na mugenzi wanje Nyiramitete. Hello guys, this is Wasomaye Mutabazi aka Nyamitete. Iturengo Nyiramitete. Nyamitete. Yeah. Rero uyu munsi nkuko mubibona turi kumwe n'umutumirwa wacu. Mutumirwa utikoraho akagofero nako k'umutuku muri kubona n'uyu nyine. Sari ngombwa kumesha ninga. Muririmba. Turi kumwe n'umuririmbyi hano. Turagira ngo tugere nawe biga. Usarire nananiwe kuririmba. None muri iyi minsi ndi kugira amavuta y'abaririmba. Sinzi ikibazo ndi kugira. Mami kurona ari ikihe cyaba kiri kubitera. Sinkurimwe ngo menye ikibazo ufite. Tiwombamo. No wankwigwamo n'ukungana. Tiwona jana naje. N'ukungana. Tujoko. None hari akaririmbo kugira ngo atwibwire, hari akaririmbo kari kunezeza. Kandi ako karirimbo turakaririmba. Jana na Yesu. Tumye nkibagirwa. Ndabiha. Fata mikoro turirimbe. Jana nanje. Yakura akazi. Mami fata mikoro turirimbe. Niyo nyine. Kuko iyo ndimo kiramfasha cyane. Ndabihamya ko kugira neza kwawe imbabazi zawe zizanyomaho. Ndabihamya ko kugira neza ubaye reka mbira Prince yamahura mukute ari kumena amatwi cameraman ariko ufite soft nziza umvise kumite kuririmba none kana kutera kuramumena amatwi ndongera nyiririmbe rushaka zikumena hari akaririmbo kazagafasha Divi akaye ufite umwana afite ubugingo ntazigera amen ntazigera abakobwa ngo haleluya abakobwa nawe Dive turi kuneze uzuye Yesu uyu munsi twaje turaririmbira muri Yesu jana nanje okay tudasakuza ufite uwo mwana afite ubugingo uwo ntazigera abona urupfu rwa kabiri ufite uwo mwana ufite uwo mwana jega nagiye mu ijwi ryanje wajanye najana nanje Dive pereza indirimbo igize y'umukunga cyangwa isebeni twirukanke ibintu bishuje yego indirimbo mu gitabo turayiririmba ririmba numve none se izo mu gitabo ririmba numve Amimana yakari komeza kunyobora unancishe mu nzira yo gukora ibyo nshaka nami kubona gufite bintera ubwoba n'amaganya ndetse byabasha kugeza no mu rupfu
vuba nzi kuririmba ariko ndafashije tugiye gushinga ministeri yaje nawe namenya tuyite gute turayita gute iyo Yesu minisiteri, araje. oya itsuya hari i Burundi Tuye nawe. i Burundi hari minisiteri yitwa ngo byihebe ibyihe bya Yesu bafite n'indirimbo shasha bagenda basapotinge Yego. bakandi bazasangira umuzuko w'abera tuko turagenda noneho twe twayita gute twebwe yacu sema me tuzayite gute musharinga mikrofone nguriya araje twayita nguriya araje nguriya araje nguriya araje subaye gute aje gutwara itorero oya ntibigitinze nguriya ndamubona nguriya araje Cyane. agomba ko korari twayibaje uziko ndirimbo izifasha nigeze kuririmba ahantu barambwira ngo se ngo bamuvugire ngo nguriya tutaramubona twari ahantu muri studio iyo ndirimbo ngo imaze igihe kandi ngo bamutubwiye ngo ageze hariya ntaturamubona dive bageze ku bimeze bite yewe ndaho ndashima vugana na n'uwanyu Yesu vugana n'uwanyu dive usharinga mike musharinge muri kumwe tasone None. dive umeze gute wa tumeze neza amakuru y'igitega imvura imeze neza imaze iminsi tugwamo natwe tuyigwamo igitega bimeze bite ese wamye ko ndi kuje igitega numvise ngura kindaje igitega abantu b'igitega gusa mube munyitegure Igitega. kuko ndi kuje igitega bayita capitale ni capital city capitale politique ya capitale ubu yabaye politique capital city ya budget ya amini ya Burundi capitale city ni Bujumbura nyine ariko ntabwo capitale byahindutse politique ni hari iwanyu oh gitega iwacu gitega ni hari capitale no none gitega tujabuke mu minsi turagenda tugende tuzoja mu minsi mikuru dive mu minsi mikuru za se dive twagira amahirwe yo kwakira umuririmbyi ariko dive nitwe twaririmbye kandi dushaka ngo no tiwaririmbye naririmbye se iki dive reka bigira nkana ureka ubugira nkano turirimbe kandi gufashije yasatuye ijuru ibyo yangeneye byose bicucumukaho nk'imvura sinabasha kubibara yafashe imigisha yose imigisha yo mu bumana ibombera muri Yesu iramuduha yego ngaya amahoro dore ibyishimo n'ubuntu bugeretse ku bundi aya mahoro ngaya amahoro Yego. dore cyane n'ubuntu bugeretse ku bundi Amen. haleluya ndafashijwe kandi dive iyi ndirimbo nayo ifite uduke ifite utudando uriko uraririmba uzamva utuntu tuzamuka tuza twama tuzamuka ariko nanje muri iyi minsi ndi mu gufashwa ndi mu kwandika amandikoga imana izagukubita urusha tosoma igikwije igitaramo cya turu cyabaye noneho nuzeye umushumba y'amavango ngo Delila ngo azoba kirimo mabe ngo uriya yitwa nde ni Delila ni Samson uriya yamuwe na Delila yitwa nde oya Delila ni inde simwe ngo derere mukasa no yamwogosha none ngo azoba hari ngo azoba Delila ngo yaragitaje. afite ngo ikibazo kimwe ngo azafite ikibazo cy'ukuntu ngo Delila yamwogoshe ngo ntamugire ntamuconge aho kantu karansekeje ese iyi ndirimbo ya True Promises ingiya ni bande urayizi abo ni bande ya Trezor Trezor w'umuseribateri watazana muki nyene bugiro harimo benshi harimo ba Trezor benshi tukazamura mufashe mikoro nta kibazo utangirira
je nanizira ko kanibana ntari turirimba ku kafensi turirimba ko abo ni bande n'abacunguwe n'amaraso ya Yesu abo ni bande n'abakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera ndi mu gufashwa sinzi sakwesa dive ngo ari kandi ngo n'umuririmbyi ukomeye Chris n'umuririmbyi nabonye indirimbo shasha yabo yasohotse sinzi Edi Muramya arimo navuga ati noneho ahava kamutoroka Chris azikurimba naje naramwumvishe Chris n'umuririmbyi sibye kari karafasha abantu muri tujya tubora twiba oya twose tuzatudufashwamo suhuza abantu kwanza bo kuri The Rich yewe yamba abantu bo ngaho umihani wanyu twaje Igitega niho turi wanyu aho iwanyu mu quartier twahageze niho nuko mwegere n'Imana ibahomugisha asante cyane twishimiye kukwakira kuri biheka biheka bikagera bihekaga ntaho bifite bihekera biraho biregetse mu Gifaransa bavuga ngo jusqu'à l'infini jusqu'à l'infini n'ibintu bigereye ngiye bitagira bitari ako nzi Gifaransa man uzi Gifaransa iki njawe mvugisha wumva umuntu umwe yavuze ngo ese ninde yavuze ngo ifi mu Gifaransa ngo bayita gute bari ifi kuri abakobwa bafotora bantuzeye bafotora abakobwa bafite channel yabo this and that ngira ngo bamwe bafotora Crash DJ Crash na Cyuzuzo none bagiye gufungura umwe yavuga ngo se yamba yavuze ngo ifi ngo bayita gute inkoko bayita gute mu Gifaransa ngo ni krokodile turashize none naje ifi ndikindumva ko yabanka efwe Gifaransa bazagishamo umuntu umwe yigeze kubwira umuntu umwe yigeze avuga ngo uzi Gifaransa ngo conjuga verbe ngo siffre mu Gifaransa yamagenda avuga ati nje ndayizi tivuga yamagenda ngo jowi wewe nje Gifaransa kandi ko yarafite rezo man jowi tiwi iriwi amakubita arasukura igihugu arawurangiza umupira ariko naje ndabona ko umuntu yambwira ko Gifaransa wakwamba ugenda ukangurisha bakangura bakansiga ku isoko gataha ubwira mu Gifaransa ufite nk'umwana nkuyo wenyine ahita ngaka namushirahe umubyaye umwana akamubaza ati conjuga verbe ingi kamunanira namera warishe minerva ari umusaza warishe minerva hari umupapa umwe ngo yigishije yabwiye umwana avuye ku masomo kandi yiga prive wize prive warayize je narayize numva noneho areba amafaranga murihira naho ati ngampiba umwana wanje ndebe ubwenge afite n'amafaranga murihira avuga ati ndiko peti yangu bimeze bite kwishuri bimeze bite nimeze neza ati none ubona yuko nusoza amasomo uzabiki mwana nawe ati nzabimbwa nzaba umujura amafaranga nkurira uzabimbwa nahita mbwira ati subi tijana nanje nahita mbwira ati subira iwanyu oya ariko buri wese umwana yari atangiye kwibonamo imbwa akiri muto arakuza yireke gwe kana akazabyara imbwa niyo mpamvu imbwa zagwiriye imbwa zabaye nyinshi ariko abantu babaye bari mu kwita imbwa twese none ga ejo bundi umbwira ko ufite filimi gute filimi na talent yo kuririmba man uziko ibintu impano gani nyinshi ziko maze nk'imyaka nk'umwaka urenga mfite filime muri agenda unumva yanditse kera nazanditse kera ziri aho ngaho ziri ahantu nawe ugiye kwamamaza nanje kurateganya kuzisohora nka ryari yewe ndi haboneka amakuta urayazi n'amaki bivana amahera amafaranga amahera ni avugika nabi ubundi se kuki ushaka gusaba filimi kandi tuzi ko ufite n'imana yo kuririmba kuki imana yo kuririmba n'ukuntu byose bituzanira byose bituze oya reka turabajije none umva imirimo ibiri ni impyisi oya
kukera yayibonye jana naje wayikemeye ikamvamo noneho iya nani filime no kuririmba byose nicyo kimwe birajana kuko filime nuvuga haba harimo n'ivuga butumwa haba harimo n'ivuga butumwa utanga noneho no mu ndirimbo ukabutambutsamo ntacyo tutazakora Yesu yatubwiye ngo mugere mu ntuze mu kirenge nk'icyanje kandi muzavuga ubutumwa ngo mugere iyo ngiyo iyo Siyoni tugere nk'ubu twe turi he wibaza twebwe wowe njyewe ushaka kukubaza ukiri aho ngaho sibyo uri umuntu utambutse ubutumwa mu buryo butandukanye mu ndirimbo wenda anyhow urukumva reka nje nkubaze niyo vasi yo muri biriya ikunyura cyangwa ngira umurongo umwe muri Bible uzumfasha Yesu ararira urawuzi Yesu ararira muri Sunday school umurongo urawuzi noneho hari undi uri muri Bibiliya ivuga ngo hari undi muri Matayo sinzi ahantu tumbere ariko uri muri Bibiliya urumva ngicyazi cyo no kuri muri Bible n'ukuri muri Bibiliya noneho hari petit frère ngira petit frère akunda kurya urumva ameze nk'undi muntu umwe noneho iwe ngo numvise amakuru ngo tukirya ibyo byaramunaniye kwa muganga bamutoye ntacyo batoye bagutoye intuze ibiryo oya ngo yararwaye ejo bundi tumujana kwa muganga tubwira muganga ati umwana nta kindi kibazo afite ahantu kubera ko urabona storage y'inda iyo ahantu azajya ibiryo haruzuye hari full uyu mwana wanjye agenda agabanya ibiryo bari kuri regime tubamuroze ntazi yageze noneho petit frère akunda kurya noneho abe afata verisi imwe arayitindaho muri biriya haranto ngo handitse ngo handitse ngo ushonje ngo agenda aryiwe ushonje aryiwe niko ngo handitse nyamba ari nyine muri biriya ariko aragatindaho noneho twamara guteka tugaca umutsima tukawushira hakinjira abashyitsi akamarambura Bibiliya akazingura ahandi nyine azi ngo nonega ngo bajo bro ngo muri biriya handitse ngo ushonje aryiwe iryo ni ijambo ry'Imana umva yafashe akantu ko kwimana kandi muri kwanditse ariko muri handitse ngo ushonje aryiwe ngo ariko ngo ibisigaye tuzaza kubiroranya nyuma nitwaza ibintu ngibyo imirongo muri bariya ni myinshi idufasha ni myinshi cyane cyane kabisa hanyuma shaka kubaza kuva ryari wamenye ko ufite impano yo gukina filimi n'imana yo kuririmba njega muri segondere muri segondere nari mfite suzi ko twiga mu ishuri ugasanga twiga amasaha menshi noneho hagera umumesi wa mathématique akigisha 45 heures amasaha 40 ngo 45 je nvuze 45 diamond amasaha 45 minutes nani bage iminota 40 none akamayigisha 40 minutes akasigariza 5 yoganze gusetsa abantu kuri tableau amangenda je nakazana kuri tableau mu rugo mwijoro nkasoza kwiga nkatorana carnet yikwandika mu story kuganze kubasetsa kuri ngategura umva ariho watangira impano mubishaka kategura naje ngategura ibyo nza kubwira nko kuririmba tidivega nabarashikiwe nasi amangenda je uziko nakaza ngenda mu classe kanaka nkinjira bagaseka ntaravuga cyangwa mwigisha kantora ngo ngende gukosora kwibaho ko wasanga nicari je nakunda kucara inyuma cyane kubera kugira nze ndavugira kunyuma abantu b'inyuma bazi ntawavuga no je bakambwira ati bagakiriza je sinigeza nkiriza kwa nawe ndabizi mwigisha avuga ati se ruriya type kuri biki kuruta ngwino hano kusore kuri table nahaguruka bagaseka ntaragira kandi ndabizi ariko bagaseka kubera ukuntu agenda bavuga ati none kuri yagiye ko dukinira amakomedi hariya nta kindi nuko muti nkoze mwiye kandi twese nuko twabaye mu rugo birangiye uje no kuri uranaririmba twese mu rugo kuntu duteye mu rugo iwacu tuba turi seriye muri seriye mu rugo
gushika waza kuvuga ibintu bya rimwe kabiri gatatu ariko dusohotse abantu batuzi hanze turaba ambo ukugize gute yewe hanze tuba basetsa gusa ariko twinjiye indani grand frère petit frère ntiyavugisha tuvugana iki aranyura naje nkanyura nuko tuba tuteye none dive nanjye mubaze gatoya uri umuririmbyi wabitangiye ryari umaze igihe kingana gute yewe uziko ngijijwe vuba numvise ubuhamya bwawe nshaka ko bitubwiraho nabukandagiyeho hari abantego uziko abantu benshi babibimbaza ati batangaye matakayoro abo tubwire natwe hano rego nakijijwe ryari ukuntu wakijijwe je nakijijwe muri 2000 turi muri 2023 24 2000 uko imyaka ine si myinshi mwa imyaka ine ni mikeya ku mukirisitu noneho nari umukatolike wari umukatolike nari umukatolike namankizwa umutipe yambwirije wa mbere amutipe yitwa ngo bamwita butoye gimersi yitwa merci niwe muntu twagendana nako ndarakizwa yamubwiye ati se ko tugize igiterane hakaba haje pastor yuno waje namangenda birarangiye aho ubuhamya bwawe ukuntu wari umusinzi oya je narakubitaga icupa man wese wararetse none mva warakijijwe nduba warakijijwe man yari gukizwa ariko nyine kameme je nakijijwe ninjiye mu by'Imana sinabaye nka wundi yaririmba afite urumogi mu mufuka oya rugakoroka ngo ruragwa ngo arakorose uwo muntu nawe rwaragwe baratoragura ngo aratora ngo ese yarusize mu mufuka ariko ayi ngo yavuze ngo rwo rwa Nyamitete ariko aho hantu nanyikirahe kandi ngo yakomeje aririmba arashishikaye nakaza jewe iyo kabarinje nakaza ndangiza ngati indirimbo irarangiye ibyanje birarangiye none pastor ngwino mfukame tugende ubwire turuduwire izo twari inzoga zije ubunye ntazi icyo gihe wankigize izi ngizi ngo zitwa ngo ibyuma bya bindi bita ibyuma hano je nangwe by'abasirimu yazi muri izi ibinyobwa z'abasirimu man amusteri hatwitwa amusteri bock tuba turesha uko wazo turesha gute tuba turesha nka mikro tuba turesha mitsingi nizari bwabeho zije vuba zije muri generation izi mitsingi zije generation iwacu ni limitere hano sini gute generation MTN ako baragakubise bia ese ntazogura nko uvugisha ukuri tuzi n'umuhumuro wayo uyu muhumuro aho kumuntu wayinyweye ariko wazitandukanye watandukanye oya umuntu wayinyweye turi kumwe nta kumva ko wanyweye inzoga itabura amaze kurenga sindanywe itabi sindanywe inzoga ariko umaze gunyura ahantu ukumva ngo urumva umuntu uri kwitabi ariko wamuca hari kurimo uzire ko umuhinga abaganga bavuga yuko umuntu anywa itabi nimba nyoye 20% umuntu ahita nawe amunyuraho arekuye ijya myuka anywa aramurasangira ni nka 10% umutwaye nibyo kuko nubundi si umwuka se n'umwuka kandi urahumeka kutazuza ibiramata takibazo ariko sinemera ko tarigena shize ku kanwa ariko riri muri uwo gupima ryawe uri gusangamo ngo wari umukatolike wari inzoga bita akamansera niba ari n'inzoga akamansera urakazi ngo naka nyine ngo ni navuga se zimirwa n'amansera ngo na amansera bayenga nyine umutobe se irasindisha amana yego akamansera ngo bayitanga akamansera urakazi ndakumva iya ndayumva ariko ntayo nayo akatwe twangiza abasirimu man twebwe kameme nk'abandi bari mwabaye umusinzi mwiza twe twatoranya ngo tunywe inzoga z'inzaka Jena sinda gisirimu ko nsinze ko naseka nagenda ndaseka imihanda yose barumbwira ibanga ryo gusinda iyo umuntu yasinze yiyumva gute abayumva gute iyo umuntu yasinze wasinze wowe uyumva gute abayumva wumva uri high fresh abayumva sobana nta marori ukaza wambara noneho aya marori akagenda
uyu muntu Trump ariko aranshaka mwihangane. Reka mwihoza. Noneho uri wasinze uzaho umenga uri mu yindi si. Ukamubona abantu bose ewana nyine swing man ntiwazivuga ngo uzimare. Swing ziratandukanye. Kandi swing hari abaseka abakobwa cyane mbasinda baseka. Ukamuseka mu mihanda wahura n'agahene ku muhanda ukamuseka. no uguseke ahubwo bazasekera bote kabasinzi imana. Nese kamanze nkubwira ubundi ni ikihe kintu kibi cyane wabonye mu kunywa inzoga wavuga ati nanjye sinakifuza bigenzi wanjye kubera impamvu abantu bagende babicike inzoga ntizigezweho man ubu nyene inzoga ntizigezweho ahubwo abantu bagende basenge baze muri korale dufatanye umurimo wa Yesu nuko dukomeze urugendo ruja mu ijuru dukizwe rwose duhinduke tugize imitima misha niko ijambo ry'Imana rivuga. ni ukuvuga ngo ubundi wanyweye inzoga igihe kingana iki? Menye igihe kubera uragakukumane kandi nazo nakunda. Ariko urumva ni bya bindi usanga umuntu yaragendeye mu gakungu k'abantu. Nagakuko abatipe twagendanye baracyaza inka ariko ndacyakomeza kuba urumva. Urumva ariko ntibaraziheba. Nyine nanjye n'ubuntu nagiriwe mane. Ibintu uzi guheba inzoga biragoye. Babwira umuntu ngo ahebe inzoga ngo bikunde biragoye. Wanamubwiriza agakomeza. Uswara n'abaririmbyi turimbana muri korali usanga bazina. Yego baba froda. Bafroda kandi si byiza. Ndavuze ngo bafroda. Abafroderi. Arabaze barazinanye. Nanje se ndiwe? Uri umufroda? Nanje ndiwe. Oya nyine ushobora kubaza mugo tariwe. Froderi nzi. Ubazeho gatoya muri iki gihe cyose wenda cyangwa muri iyi myaka ine utangiye urugendo rwo kwegera Imana cyangwa gukizwa ukemera ukamara mbese akamara amazi. Yes, nta mbogamizi wigeze uhura nazo wenda mu gihe runaka wabaga wagiye nko gusenga cyangwa muri korali nta wigeze ukujajinga bitewe wenda n'ahahise hawe, mbese ahahise hawe ntacyo hakwangirije nyine mu gihe wari warafashe uwo mwanzuro? Rero sasa iyo wakijijwe ukavamo bari batipe iyo muhurare mu mihanda niho ugira ikibazo bro none tugende kandi bakaza bakakujana bakakurihira by'ikimwe cyose ariko babona ngo komanzi fantamane bakakubwira ngo ntibibaho kandi bano batipe barakubwira ngo bijya wagiyemo ngo mani ngo bizashira ngo nabandi barabigiyemo ngo baragaruka urumva ngo mani ngo bijya ngo byihorere ngo fata kamwasi ngo birahera. Numva babifuza ko nabo uguma muri cya Kigali cyane kubera ifaranga nasubize baba bashakanye n'umuze musangira buri gihe kandi je bakunda story zanje ko bahundi je wasanga abantipe je nanwa nizagusa man kubera nabavuga ati je tura David naho yicaye piti yango waguhe kamwe uransekeje basi urumva bashaka nzotayire gusetsa abantu kandi basetse bamwe bamwe kandi urugendo tuja mu ijuru man waseka bikazorangira he nuko byagenze. Hari abandi bakubwira ngo hari icyo wakurikiye ngo wakurikiye ngo abakobwa ngo bla 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 urumva nyine hari igihe najyama nkabitekereza ngo ati man ngenda bivemo genda bivuyemo ko bambwiye banyagiriza ibintu nk'ibyo ngende ndazikubite mpaka jusqu'à l'infini ubundi mutima ati reka wazikubita wazimara yaragenda zikubite yarakubitaga ntiyambaga inzoga ziraga ariko je nayigurira umuntu je hari abantu baza bambwiye ati ngurira ndahugurira ko nkagenda nkubwiriza uhawe inyo nikomeza. Ikindi kintu ushaka kubaza wenda ese wenda iyo myaka ine yose uri umuntu wenda utambutse ubutumwa mu buryo butandukanye, ese hari itandukaniro ugenda ubona? Ese dive wejo cyangwa dive umwaka ushize atandukanye na dive w'uyu munsi? Dore turi kujya muri 2025 urabona hari itandukanye, hari ikigeze aginduka ku buzima bwawe cyangwa no mu mikorere yawe? So nje bundi gukizwa ni Imana ahubwo yabigizemo uruhare cyane. Yes. Kuko nje ntakizwa ntituba tuzinanye namwe urabyumva ntituba tuzinanye mba niyo ngiyo kandi ikindi naco nje buri mwaka ndigenda nonguraho ikintu buri mwaka buri munsi so nimba je nk'umwaka
ndabishimira Imana pe ubu ndafite ukuntu mbwira ubutumwa umuntu ndiko ndiko turaseka urumva nje sinashobora kurira moto ngo n'urugero ndaguhaye nyine abantu bajajinge bavuga ngo bla 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 ngugiro ariko nje sinurira moto ngiye ahantu ngo uwo turi kumwe kuri moto ngene nvehiriza ngavuga ati y'amafaranga ntazi y'igihumbi cyane ni mari cya moto kigende giherejwe n'ibindi bintu wene gifu busa ego basindagiye mu bintu byanje ariko ndamubwiriza yego urabona imikorere yawe cyangwa muri iyi myaka ine kuba wenda hari icyo wakiriye mu buzima bwawe urabona koko nawe ibyo wabwira umuntu cyangwa icyo wakwigisha umuntu hari icyo gishobora guhindura ku muntu cyane none se nje nk'ubuhamya je bundi nakoze umunsi nakoze ubuhamya bwanje ahubwo nzabwandika kuko ni burebure kandi buteye n'ubwoba sinwanabivugirana hano hari imyaka ine hari icyo ushobora gutanga ku muntu bigatuma ahinduka se wewe wenyine bitewe n'uko wizeye kuko hari abagira n'isoni sibyo simpamya neza ko hari abantu dushobora kuba turi abantu 100 ariko 20 muri twebwe ari bo bantu bashobora kuba open bakaba bajya ku muhanda kubwiriza hano ku muhanda mani kubwiriza biragoye bisaba yuko nyine wisengera Imana ikagushoboza ibaze kugenda kubwiriza umuntu yasinze mani tubuzi kagutera ikinani yantoze icupe ariko je nani ngishimira Imana ko yampaye niyo ngabire kubwiriza mpaye ngusetsa kandi je ko nkubwiriza nimba sanze unywa inzoga maza nkubwira nkagutera story ko nanjye nazinyoye urumva kandi nkashobora no kukongera n'indi nzoga tiburanye wahengiye kayinywa ariko nkakubwiriza nkaguheta tape ku byagiye biravamwo bla 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 nkakubwira kirimwe cyose ukahita uvuga ati nibyo ukahita umbwira ati sound ati nanje ngiye kugerageza simpaka ngo bivemwo kuko nanje igihe ngizo sinazihebye uwo munsi nimba naranywa ama biere ane nakiye nkura himwe ukumbwirizwa nkura himwe ukumbwirizwa nkura himwe birangira nkuyemwe zose nuko bigenda biragenda rero kubwiriza umuntu nkanje mba afite ubuhamya biranyorohera kubera ko kubwiriza umuntu atabyo wakoze biravuna muganje kubwiriza umuntu ndavuga ati je narabikiyemwo byangendeye uko bigenda uhita wumva ati okay ugeze he none ubu jewe nk'urugero jewe nka muri Kigali muri ngamu haturi ta umuntu wari wacu tuzinanye ahari numva nabantu twahuriye muri Kristo Yesu nimwe tusanga tuzinanye cyane gusumba abantu ba famille nkuko usanga bimeze kandi ugasanga niba bwira umumaro cyane gusumba abandi nuko Imana igenda guhuza n'abantu kandi abakomeye kaguza n'abakomeye kubera iyo mpamvu kagira n'igikundiro urumva je nangazwa n'ukuntu ngenda nk'ahantu urumva nimba arakazi ngiyemo ahantu gukorera hari company nagiye gukoreramo yewe bamabangira ngenda gusaba akazi gasanzwe kaho ngaho bamabangira umuntu umukasha w'iyo company kandi ntacyo nize ariko bambwira ngo uko tukubona ngo hajya hano wahicara namagena nicara kuri machine Imana ndavuga ati no si ibintu nibiki kandi agiye gusaba akantu gaciririza aho ngaho gatoya boss yamambwira ngo nyene iyo mama witwa nde nitwo kuno umugore aramba nyene company arambaza nawe nyene bukeye namana mbona letter ngo ukeneye kuja hariya buni igikundiro cy'Imana nicyo kigenda gishobora kuguhesha n'ibyo utatekerezaga ninjira muri kanisa kanaka ninjira muri ko nagiye ndirimo mu korali bitandukanye muri korali nkabona abantu umunsi wa mbere ninjiyemo wa kabiri batanga kunyegera kandi ryamagambo mvuga sinzamana kasekeje ariko haraka ubundi twagiye ahantu muri veye vendredi hari iveye none nkamavuga amagambo nkabona ko baraseka kandi simbona ko bisekeje ariko ni igikundira Imana igenda iguha ikavuga ati wowe nzakuremuko ushemwe impano izakizaba tugende mu ijuru nuko hanyuma twari turi kugana ku misozo wacu w'ikiganiro turagushimiye by'umwihariko ko waje kuri The Rich Official tuzongera tugutumire n'undi munsi ugaruke ikintu ubwira abakunzi bacu ba The Rich abakunzi batanga ku bantu message yandi bivuga ngo twaremwe mu ishusho y'Imana rurema ibyo byari mu gambi wayo jewe muntu ishusho yayo iyo Mana
ngira uw'agaciro yewe nuko imana ibaha umugisha caca imana ibaha umugisha